birebera amateka azabibabaza. Mu gihe RIB idashobora guhana umuntu wakoze icyaha mu ruhame, tuzisanga dufite abantu barimo gukora ibyaha bishingiye ku byaha bakorewe. Ibi bintu RIB birebera amateka azabibabaza. Ni ukuri ari kwihemukira cyane, namugira inama yo kubireka, narekeraho, kuko hariho abantu bari kumwongoza abasore, hariho n'abantu b'urubyiruko ari kugenda ngo yise ngo big energy. Ni umwanya mwiza wo kubwira abo bita big energy ko bari inyuma y'umuntu ukoresha amagambo y'ivangura, ukoresha amagambo akura urwango mu banyarwanda. Niba bumva ko ari we muntu bagomba kujya inyuma bakamushyigikira, bakamwumva, bakumva bari ushobora kuba, nibakomeze, ariko ingaruka bazazisangira. Ingaruka zava muri ibyo bazazisangira. Hariho urubyiruko true big energy ubundi umuntu yakita nk'ikibwo, ni nk'agatsiko nyine gakurikiye umuntu ukoresha imvugo zitandukanye abanyarwanda. Hariho rero bari kugenda, ikibabaje, hariho bari kugenda mu bigare byatangiye bazikora showbiz, ubu noneho byavuye muri showbiz byageze mu byaha. Ndagira inama rero ko bagomba kwitandukanya n'abo bantu, naho ubundi nabo bose barafatirwa mu gatebo kamwe. Yego. Hanyuma utagaragara nawe wihishe mu mutaka wo gutanya abanyarwanda, cyangwa se imvugo zo kwibasira kandi mu buryo bona butabumbatira bwa bumwe bwacu nk'igihugu. We mudiringa nawe mute ari umuntu uri anonymous. Bivuze ngo utagaragara ninde? Umuntu akagenda amazina kuri social media. Kwihimba amazina kuri social media ntabwo bivuga ko ubutazwi rwose pe. No kuvuga ngo ibyo ukorera ku mbuga nkoranyambaga byose, iyo bibaye ngombwa biratahurwa. Ntabwo wavuga ngo ugende ngo wihishe ngo wita amazina, hari utuzina biyita ukeke ko nta bakuzi cyangwa utamenyekana, aho no kwibeshya. Abamedi ngo ni inkoramutima, abahabutera Knowless ngo ni intwarane, abayago ngo ni big energy. Ikibazo kiravuka. Ntabwo ikibazo ari uko bitwa, ikibazo nibyo bashobora kuba wenda hari abafite ibyo bakoze. Hari igihe biyeze kuvuga ngo witabye RIB, mu bintu bakubaje wumvishe ntaho warengere bakakwereka n'amategeko abihana. Ariko nta n'agashya, ariko no se ndo wa mbere witabye RIB, amategeko agukurikira, ariko buriya ubamaze wowe inkuru kuyikora. Nicyo kirimo kuba hano rero. Utuma twishima bayo minisitiri w'urubyiruko aje nka polisi yo muri filime. Hari abavuga ko Sabe ari umutindi yabagiriye nabi, hari abo Sabe nawe arimo none hakureba ko bamuhemukiye. Ibyo bintu murabifashe bibaye iki? Ibiraho nibyo minisitiri hano arimo kuvuga, nubwo nawe aje gutoragura amayogi ntore zarahamirije kera umukobwa urimo gufatwa ku ngufu n'umusore. Noneho uyu mukobwa akaza gushaka nk'igiti akagikubita mu jisho ry'umuntu akaryica. Umugenzacyaha naza zareba igikomere mbere na mbere, araza asanga hari uwapfuye ijisho, bavuga ko yamukomerekeje, undi avuga ati yamfataga, ni nkataboneka ikimenyetso cy'uko yamufataga, barega uwamennye ijisho. Statement ya minisitiri Utuma twishima iraremereye. Iyo abantu bavuga ukuntu ngo bavuye mu rugo kwa Pastor Theogene wa mugabo witabye Imana, biriya bintu murimo murabireba nkaho hari umuntu urimo kuburana uburenganzira bwe, ariko uraza gusanga barimo kwatakura umupfakazi. Niba watagize imbabazi zingana n'iz'umugabo, ntabwo ategetswe kuzikugira kuko si ukubyara. Wagiye gushoza intambara iwawe ko mu gitondo ariko byuka avuga ati mutaha, ariko kwatagiye kutashoje intambara kuri mama wawe watumye ujya kurerwa na Theogene. None urimo urataka umupfakazi basigaranye abana badafite umugabo. Ibyo bintu barabirebye babifashe nkaho ntaki. Iyi nkubiri kuba ntacyo mwakora, hanyuma uza kuri mikoro y'umunyamakuru cyangwa undi muntu wese wabonye platform akataka abantu agatukana. Umuntu Sabe w'isimbi nanduye umuhungu wirabura Chita, urimo uribaza umuntu ujya kuri mikoro akavuga ko impamvu umuvandimwe wanjye cyangwa wawe yapfuye namutanzemo igitambo. Nkoze iki kiganiro niteguye ko agiye kumvuga imbaraga bakoresheje Jean Paul yataka umutangabuhamya zashirije kuri Jean Paul se. Ibi bintu RIB birebera amateka azabibabaza.